RPF ifite icyo itekereza ku itangazamakuru mu Rwanda, ariho ngaruka. NSS ifite icyo itekereza ku itangazamakuru, perezida wa repubulika afite icyo atekereza. ariko uzi ko inzego zimwe za leta n'izindi nzego zihariye zishobora gufata umwanzuro ku kintu, perezida yemeje ikintu bakakinaniza, aho kugira ngo gikore umwe akajya atekinga buremu ko ariwe wakinanije akegura. Ko mu Rwanda hari ubwo perezida Paul Kagame atanga umurongo, hakemezwa polisi muri kabineti, ariko hajya gushyirwa mu bikorwa n'ishyirwa mu bikorwa. Ibintu byinshi njya nkurikirana ibyo perezida Paul Kagame avuga, akora hari ibyo leta ukuri yitwara na attitude yawe, nkavuga aba bantu ntabwo ntekereza ko bumvise ibyo avuga. Na rero ukuri babishyira mu bikorwa ukavuga oh my god, ntabwo ntekereza ko mwumva ibyo avuga. Ubundi utekereza ko ari jyewe wakanarayizize kuri politiki yo mu Rwanda? No. Do you know why? Dufite umuntu wahoze ari Chief Justice Sam Rugege, Professor Sam Rugege. Professor Sam Rugege. Dufite umuntu wahoze ari Minister wa Justice, uwo nibuka vuba ni Tharcisse Karugarama. Dufite abandi bahoze mu nzego zikomeye, Makuza wahoze ari perezida wa Sena, sinzi ubu ngubu icyo akora. retirement. Abo bantu bose bakagombye kutuganiriza kuri politiki y'u Rwanda. Kuki batavuga? Tubifurije icyumweru kihire abakunzi ba One Nation Radio, Radio Diaspora Nyarwanda, ijwi rya diaspora. Nta cyiza nko kubana namwe, nta cyiza nko kubana na Mugabe Bob. Mugabe, uraho neza, urakomeye? Genda amahoro. Natwe turi amahoro pe, umeze neza, natwe tuba twishimye, tuba tuzi ko ugiye kudufasha muri iki cyumweru tukagisunika tukakirangiza. Uyu munsi Mugabe, turaganira ku ngingo zitandukanye nk'uko dusanzwe tubigenza. Ni amatora kuba ari kuba gutya biratanga sura ki mpuzamahanga kuri ishusho ya politike mu Rwanda. Ese what is good for Rwanda as an analyst, ni iki cyiza ku banyarwanda ubona gikwiye cyangwa ko kuba kigaragara mu matora kitagaragara mu Rwanda, cyangwa uko bigaragara it is enough for Rwandans, birahagije ku banyarwanda? Ntekereza ko it's inevitable perezida Paul Kagame is popular. Ariko hari ibanga aba elites bo mu Rwanda and intellectuals baduhisha. Kiriya nicyo kibuga dukeneye cya politike, aho umwe akurura 200,000 undi akaduresinga abantu umuntu umwe cyangwa batandatu, undi akaduresinga nk'ijana 200. Is that what you want? Cyangwa hari ibindi aba intellectuals n'aba elite class bo mu Rwanda bakagombye kwisanga muri politike baduhisha? Kuki batavayo? Icyo sinagisubiza. Ariko ubona hari ukuntu batatubwiza ukuri. Ese bafashe umurongo bose bumvikana on Paul Kagame? Are they afraid? Bafite ubwoba? Cyangwa se hari imibare babara igihe bazigaragariza? Ntekereza ko manda zemewe za Kagame 2, harimo iyo yatangiye zatangira kuko hano azatsinda, azatangira yiyongera indi myaka 5, aho yenda niho gira ngo elite class bo mu Rwanda dushobora kubabona bisuka muri politiki. Ese ujya ubona, ubundi utekereza ko ari jyewe wakanarayizize kuri politiki yo mu Rwanda? No. Do you know why?
Ferme. dufite umuntu wahoze ari chief justice Sam Rugege, dufite Professor Sam Rugege. Professor Sam Rugege, dufite umuntu wahoze ari minisitiri wa justice, uwo nibuka vuba ni Tarcisse. Tarisisi Karugarama. Dufite abandi bahoze mu nzego zikomeye, Makuza wahoze ari perezida wa Sena. sinzi ubu ngubu icyo akora. Retirement. Abo bantu bose bakagombye kutuganiriza kuri politiki y'u Rwanda. Kuki batavuga? Kuki ari jye wanarize? Nuko mbarusha ubwenge? I don't think so. Actually FPR ifite abanyabwenge benshi, ariko ntabwo ntekereza ko bakoreshwa neza. Why is that? Kubera icyo utekereza ko batabakoresha neza? Ubona ibyo FPR igezaho igihugu bicagase? Ntekereza yuko hari byinshi byagakozwe kurenza ibi dufite, kubera manpower dufite n'abanyabwenge. Buriya mu Bushinwa uriya perezida Xi Jinping afite assistant we icyo perezida Xi Jinping ashinzwe ni ukuvuga, ariko hari ikintu numva cyakorwa, wowe ugitekerezaho iki? Urumva icyo kibazo numva ko cyoroshye, assistant we akagifata akicarana n'abandi bantu batari cabinet baba researcher, bagakora ubushakashatsi kuri icyo kintu avuze, barangiza bakazana clear policy, bagategura speech ya Xi Jinping akaza ayisoma, ibintu bikoroha cyane gushyirwa mu bikorwa kuko umurongo uba uhari. Ko mu Rwanda hari ubwo perezida Paul Kagame atanga umurongo, hakemezwa polisi muri cabinet, ariko hajya gushyirwa mu bikorwa n'ishyirwe mu bikorwa. Ndaguha urugero, polisi ijyanye n'itangazamakuru, nubwo ari gahunda yo kuyihindura, ariko still igitekerezo perezida Paul Kagame yari afite ku itangazamakuru n'ukuntu arishaka byasigaye mu nyandiko, kuko we tuvuge arabitekereza gutyo, RPF ifite ukundi bitekereza, NISS ifite ukundi bitekereza. Ibyo ni ibigo bifite ijambo rikomeye cyane mu gihugu. Iyo umwe uko abitekereza bishobora kuba bitajyanye n'undi uko abitekereza kuba atajyanye n'undi. Ikintu gishobora gukomeza RPF ndanayigira inama. Kuri icyo ngicyo utaharenga, kuba bidakorwa biri muri porogaramu ya His Excellency, ikibazo ni ikihe? Ni incompetence y'ababikora, ni resistance yo kudashaka gukora nk'ibyo yavuze. What is the problem hagati aho? Aho ngaho icyo icyo yagiye gusobanura bitahamagare, ntacyo ari nayo nama ngira RPF. The Communist Party in Vietnam, yego, ishyaka ry'abakomunisite muri Vietnam, China Communist Party, ayo mashyaka ahuriye ku kintu kimwe, n'amashyaka akomeye ahuriye ku kintu kimwe. They have think tank. Think tank urahita gute? Inshurabwenge. Ikigo gishinzwe gukora ubushakashatsi kuri politike, kigatanga umurongo, ari Communist Party gakurikira, ari perezida waga abirimo, mbese na security ibiri ready. Kanga urundi rugero. So RPF, mbere yuko urundi rugero, RPF needs a think tank. So you mean there are no think tanks? Ikintu cyakabaye ga think tank ariko nacyo cyoroheje kiri muri presidence, iriya ngo nusa Department ya Police Analysis and Research, iri muri presidence, ariko nawe wareba abantu bayirimo n'ibiki, nawe ntabwo ntekereza ko babyumva. This think tank yakagombye kuba ari RPF, iri linked neza muri presidence, uburyo perezida atanga igitekerezo
bakagikoraho ubushakashatsi, bakareba feasibility yacyo, bakareba uko kigomba gushyirwa mu bikorwa, bakareba bageti yacyo, bakakizana ari igitekerezo cyumutse nka polisi, barangiza kuyitegura polisi, biba byoroshye bagakora cabinet paper, ariko inzego zose ziba zizi iyo polisi. RPF ifite icyo itekereza ku itangazamakuru mu Rwanda, ariho ngaruka. NSS ifite icyo itekereza ku itangazamakuru, perezida wa repubulika afite icyo atekereza, ariko uzi ko inzego zimwe za leta n'izindi nzego zihariye zishobora gufata umwanzuro ku kintu, perezida yemeje ikintu bakakinaniza, aho kugira ngo gikore umwe akajya atekinga buremu ko ariwe wakinanije akegura. ndagaruka ku kibazo cyanjye utarasubizana n'ubu. Why is that? Ni resistance cyangwa ni ukutagira ubushobozi bwo kumva ibintu kimwe nka perezidansi? Haraburamo harmonization. Hari a gap yitwa think tank yakagombye kuba yari idahari. kandi birumvikana bijyanye n'ibyo uri kuvuga, duhomba byinshi kubera kubura Of course. think tank. Ibintu byinshi jya nkurikirana ibyo perezida Paul Kagame avuga, akorera ibyo leta ukuntu yitwara na attitude yawe, nkavuga aba bantu ntabwo ntekereza ko bumvise ibyo avuga, na rero ukuntu babishyira mu bikorwa akavuga oh my god, ntabwo ntekereza ko mwumva ibyo avuga. Actually the president yumvise amagambo ye, ashyigikiye free media, ashyigikiye amashyaka menshi. Ariko the media is free. That's your opinion, okay, but ntabwo ari opinion yanjye. Mbere yo kuba free wakagombye kuba uriho. Gusa media iriho? I don't think so. Irasukuma. So ntabwo umuntu ushakisha ibiryo bimugoye kugira ngo abibone bimugoye aba ari hatariho ngo aba ashaka freedom. Oya. Njye icyo ntekereza, ibintu byinshi perezida Paul Kagame avuga ntabwo usanga n'ibikozwe bikorwa igice cyangwa iki, kuko the decision makers ntabwo ari perezida Paul Kagame gusa, kuko depending on RPF to come up with the policy itari research, itari coordinated, ibintu bumvikana ubona ari umutekano n'ubuzima n'iyindi mibereho y'abaturage, ariko nayo ibyo usanga hakenewe think tank kandi irenze iriya department yo muri perezidansi. Ikigo kinini, abadogiteri bose bajya muri perezidansi n'ibiki, n'abandi bajyamo bose bakajya muri iyo think tank. They need to come up with clear policies, uburyo iyo clear policy ikaba iri harmonized. Nubwo igitekerezo cyaturuka kuri perezida Paul Kagame akagitangaza suggestion, iyo policy institute igahita ibikoraho ubushakashatsi, ikanamuinforminga uko ibintu bikoze n'ukuri icyo bisaba byose. Ya kopi urumva ihita ijya muri RPF, muri NSS, igahita ijyana muri perezidansi. None muri perezidansi cyakora abantu bamwandikira speech n'iki nibo bakora speech ijyanye n'iyo polisi, kugira ngo ibyo avuga bishyirwe mu bikorwa 100%. Icyo kintu nicyo kintu RPF ibura. Dutangira ikiganiro wakomoje ku gutsinda amatora 100% ku kigero cyo hejuru kwa perezida Kagame. Uramutse uhuye nawe, inama ya mbere wamugira ni ugushaka hagwi kwita think tank. Muye nawe sizi ko nkeneye none guhura nawe, kuko ntekereza ko kino kiganiro cyumva, niba abashinzwe itangazamakuru rye batamwumvisha ikiganiro nk'iki cyose ni cyabo, ntabwo ari cya Mugabe. Ntabwo nkeneye kujya kumushaka mu rugwiro ngo nambare udusuti, afite akazi kenshi. Mugabe so the idea wamuha yamubasha gupushinga imyaka 5 abanyarwanda bazamutorera no gushaka abantu bakuriye iyo research policy igomba kujyaho. Ntabwo ari research policy, ni think tank, ni ikigo kiba kigana nka RDB, kiba gifite abakozi bakora ubushakashatsi,
bategura kuri polisi, kugeza aho bategura u Rwanda mu myaka 30 turukeneye dute? bose abategura za vision 2020 2030 2050 babitegurira he nimba iyo think tank idahari? Iyo ni small department yo muri perezidansi nabikubwiye. You want it to be big. Yeah, none se ubu waruvuze ngo vision what 2050 2050, mbere ya vision ya 2050 twari dufite vision 2020 igiye iciyemo ama strategies kugira ngo ishobore kuba implemented. Strategy ya mbere nibuka neza niba yitwaga S what EDPRS. EDPRS yaje ari iya kabiri, kuko twatangiye na niba ari PRSP ya mbere n'iya kabiri, then tubona kwimuka tujya muri EDPRS. ejo bundi nibwo twafashe NST1. NST1 ni national strategy ijyanye na vision 2050. Now uko iyo project ya 2020 ukuntu yari yubatse ko kuva muri one strategy graduating ujya mu yindi strategy, nuko iyi strategy iba yashyizwe mu bikorwa ikaba successful birenze 50%, ariko akenshi rimwe na rimwe twageraga twimuka iri kuri 30%, ariko hakurikirana ikibazo ugasanga ikibazo kiri muri implementation, nta nubwo ari implementation. kaba kidatekerejwe neza se? Tekerezwa neza nkeka ko ngo utari kwatinda kuko tekerejwe neza, ahubwo kuyishyira mu bikorwa no ku oya wimvugira. Ikibazo kiri harmonization of the policy and the attitude. Niba twumvikanye gukora iki kintu, inzego zose zigomba gukurikira uwo murongo, kandi bakurikira umurongo w'itegeko bakagombye kuba babyumva. Umuntu ukwiye kubumvisha niyo think tank, kuko the custodian wa vision 2020 n'iyi vision 2050 ni Minicofin, which is wrong. Minicofin should be a financier. Ahubwo iyo think tank niyo akabaye to come up with that vision, yarangiza Minicofin ikaba financier, hanyuma hakaza izindi minisiteri nk'eshatu zishinzwe directly cross cutting policies zituma ishyirwa mu bikorwa. All of that ninde custodian wa vision 2020 ni Minicofin, ninde evaluator wa strategies zigize vision 2020 ni Minicofin, ninde financier wa vision 2020 ni Minicofin, na planning ninde wimura umunyeshuri watsinze kugira ngo ajye mu yindi strategy ni Minicofin. Ibyo rero kandi mu by'ukuri vision 2020 was a very good vision, very sound, very clear, beautiful. Okay, hari ibyagezweho muri vision 2020 ndabishima, ariko we could have done better when we have a think tank. If we had a think tank, that's my idea. Kuko hariho n'iyahozeho ariko ubundi idafite icyerekezo cyiza yitwa IPAR. Sinzi IPAR. Niba ari Institute of Policy Analysis and Research. Sinzi IPAR, sinzi ibintu basigaye babamo, sinzi nabumva. Ako kiriya kigo kibaye strictly on that, kikuraho ibintu bya independence, umuyobozi donc assistant wa ndagira ngo nkurikire neza, ntabwo urimo kunkurikira, uri urambeshya, genda yo ndakureba. Assistant wa perezida umutegura speech n'unumva ibitekerezo bye, yakagombye kuba afite uwo mwanya abantu ba IPAR yicarana nabo
bagakora ubushakashatsi ku gitekerezo perezida afite, Mm. barangiza bakamuzanira. so biramutse bikozwe muri iyi manda turi kuganamo, ubona u Rwanda byarufasha kuva he rukagera he? Icyo kibazo siri bugisubize, ariko twese twifuza kugera heza, tukava aho turi tukisumburaho. u Rwanda ruredi rurabikora, rugenda rubikora, rukava aho ruri rukisumburaho. n'ikimenyimenyi n'ejo bundi mu ntangiriro z'iki cyumweru gishize What's your point? bavuze ko bwazamutse ubukungu ho 9%, urumva u Rwanda rurazamuka still. rero nimba ari ukukomeza kuzamuka nk'uko tuzamuka, nkeka ko iyo ariko se niba ari ukuzamuka, urumva uwagenze ibirometero 10 n'uwagenze ibirometero 2 bombi bagenze. so think tank yadufasha kuzamuka cyane kandi no kwihuta, hari no kuba coherent, exactly. no kuba sound, no kugira consistency. urebye hari ibintu byinshi byiza perezida Paul Kagame akora na FPR, mbese n'abandi banyarwanda bose, ariko hari polisi zimwe zigenda zibura consistency. uguhozaho ntabwo zihozaho, ntabwo bahozaho. tuvuge ndago urugero, hari iyi kampeni y'ikibazo perezida ubona kimbabaje cy'abana bagwingira stunting, abantu bari malnutrited. urumva kiriya kibazo ni ikibazo gishobora kuba addressed, ariko abagifashe icyo gihe bagifatiye mu mujinya wa perezida, bahise bagenda bazana amata, bazana ibiki, bazana amagi, barifotoza, barerekana, ariko nta consistency ihari, ntabwo na polisi yabyo iri clear. urumva ntabwo ari document ushobora kubona ukavuga uti ubwo perezida yakabivuze bagahita babidocumentinga bakabyumvikanisha neza kugira ngo bakagombye kubifata perezida akibivuga kuriya, assistant we akabifata agahamagara iyo think tank bakore research y'igitekerezo cye n'ukuntu bishoboka, basuggestinge polisi, barebe na budget yaturuka hehe, ibyo bintu byakora bite, kandi uburyo dushobora ku-evaluating iyo polisi mu myaka 5. Okay. akurumva intara zimwe ziragenda zisimburana uturere kuri stunting, kandi ugasanga n'izo ntara zireza cyane kandi stunting buri ikibazo cyo kugwingira ikibazo gikomeye, kandi ikibazo cy'abanyarwanda bamwe ni barebare, niyo bagwingiye ntiwabimenya. ya sofani mita mugabe none se urebye imibare ya stunting uko imeze, ihita igaragariza abanyabwenge dufite mu Rwanda, igaragariza impamvu ikipe y'Amavubi itarenga hariya. inyereka stunting 35%. yego, stunting inyereka impamvu rero imeze kuri ya APR imeze kuri nta kipe duserukira ku rwego rwa Afurika nabo bashyiraho amafaranga n'iki. Abantu benshi bari stunting. Erega stunting ni ikibazo gikomeye. Uzi umuntu wagwingiye, uzi ko umuntu aganira ukumva yaragwingiye mu bitekerezo, afite ubushake bwo gukora neza, ariko nta bushobozi afite. ndago urugero rworoshye, hari umugabo nigeze nyikorera New Times ndi biro chief mu Burengerazuba, nari mfite office Rubavu. hari umugabo icyo gihe wayoboraga akarere ka Rubavu, ariko uwo mugabo yigiye Rubavu. Mbwiye umwaka natamumenya, but it's okay, you can continue. Yigiye Rubavu Gacuba ya mbere, segonderi ajya ku Nyundo, avuye ku Nyundo ajya n'ahandi Musanze, muri ayigirayo, niho kure kuva aho yavukiye Musanze, kuva aho yavukiye Rubavu, umujyi wa Gisenyi, kure yize ni Musanze. kuri kaminuza ajya kure harenzeho, ajya Kristi, avayo bamugira vice mayor Musanze. ava kuba vice mayor Musanze aragenda aba mayor Rubavu.
perezida agahora ajyayo avuga ngo umujyi wa Gisenyi ufite umwanda, meya kabiri akabyemera kubera ko he wants to doesn't want to annoy his boss, n'abasirikare bakavuga n'ibiki byose ugasanga bamagaje inama bati ariko ikibazo cy'uyu mwanda meya ati turashyiramo imbaraga, ariko mu by'ukuri meya muramusaba isuku iri paraporo n'iki? Hari ikindi gihugu yagiyemo ngo arebe ubundi isuku isite, yavukiye Gisenyi, yigira Gacuba ya mbere niba atari Gacuba ya kabiri, yongera yigira Musanze kugira ngo araze high school, ajya Kist iki gihe Kist cyitwa Kist iriho nanjye niyo nigiyemo, icyo gihe natwe ku isuku uburyo umujyi wa Kigali wari utaraba on top, umukuye hano umujyi wa Kigali nawe utaragira isuku nyinshi, abaye vice mayor, umuyobozi abaye vice mayor Musanze, avuye kuba vice mayor Musanze abaye mayor mu Rubavu, uramusaba isuku, urumva wowe ubundi icyo umusaba wese aracyumva, arakigereranya n'iki se? ntacyo afite nawe, ntacyo yifitemo. Kaza hano ngo APR yatsinze amakipe yose yo mu Rwanda ngo ifite igikombe iki n'iki n'iki, ifite ibikombe hafi ya byose byakenewe, ntabwo ibibarusha, that's not football. Ibibarusha si iki? Mu gihugu cy'impumyi w'ijisho rimwe ni wo umwami. APR iragenda ikasohoka hanze ikipima n'andi makipe yatwaye ibikombe iwabo, ikagarukira amaramasa mu matsinda. none se ubu nta bihugu biri well nutrited bidafite standing iri hejuru, biri munsi ya 5% bidafite amakipe akomeye? Niba badafite amakipe akomeye, siporo yose ntabwo ari football. Ushobora kuba bakomeye muri basketball cyangwa netball cyangwa se muri rugby, ariko ukaba competitive in something. Kagerageza basi Jamaica barabizi ko gufata umuvuduko, ntabwo wabafata. Okay, let me reverse my question. Ubu nta bihugu bifite standing iri hejuru bifite abatlete bakina neza? Urugero Kenya nuza se stunting iri kuri kangahe? nutrition iri hejuru. Ntabwo ari malnutrition, stunting yigwingira. Erega malnutrition wowe uvuga ni bwaki, njye ndiyo ndavuga kugwingira. Uwo muntu aba yarangiye. They're on 26%. Twebwe turi kuri kangahe? 35. Between 40 and 35. So kurikira stunting demographics cyangwa se history muri Kenya niba igenda izamuka cyangwa imanuka. Ariko even no mu Rwanda it is decreasing, iri kuva muri 40 and something hejuru ya 40. Ariko wasanga muri Kenya ubwo ari bwiri hejuru. Erega jya ubanza usome ibintu bikire kuri context wipfa kuzana agafiga gutya. Niyo mpamvu turakurikirana mu myaka 10 mu myaka 20. We ntabwo wambwira ubu urubyiruko dufite chief wihangana uri hagati y'imyaka ingahe? 30 and 35. 30 and 35. Very good. Ibaze niba mu gihe cyawe starting yari kuri 50 cyangwa 40. But for the record, I'm not standing. Sizi impamvu byumva ko ari ikintu naho waba uri stand ntabwo cyaba ari icyaha cyawe. Nta nubwo ibyo ngibyo ari byo mvuga. Uri between 30 and 35. So your generation yawe iri between 30 and 35. So dufate iyo generation yawe kare abantu ukeka ko bo muri iyo myaka yawe ni nk'abanyarwanda bangahe? Ni benshi. Kuko abantu bari under 35 bagize 70% y'abanyarwanda. Ntabwo ndi muri under. Genda vara generation yawe. Nyine jewe ufite ukundi bugu igisubizo n'abandi buhere. Ntabwo ari ngombwa ngo utambwira this. Oya winsubiza ibyo nashaka. Nanjye have to do math. I don't know the number exact. Ariko tugereranye. Niba turi 75% abenshi ubwo bari hano hagati nyine turi nka miliyoni imwe. Miliyoni imwe. None reka dufate 40% ya miliyoni imwe. Ibihumbi 400. Baba bari stand. Aba intellectuel dufite bize barangiye kaminuza.
nose n'ujya usoma ku mbuga nkoranyambaga zabo bavuga ubusa bavuga ubusa